Iyo uvuze Tokiyo, abantu benshi ntabwo bacyumva umujyi wa Tokiyo, ahubwo abenshi bumva umwesipanyolokazi wakinnye filime yakunzwe cyane La Casa de Papel cyangwa Money Heist. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka bw'iki cyamamaye cyane nyuma yo gukina filime yise umujyi wa Tokiyo. Icyo ngusaba ni ukubana nanjye mpaka ino video irangiye. Wibutse ko yica n'uyitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima ku basitari batandukanye baba wakunze, tukavuga filime bakinnye kurya uteze byagufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwe n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Niba wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera ubuzima n'amateka bw'umukinnyi wa filime ukunzwe cyane Tokiyo. Ubundi amazina ye nyakuri yitwa Yusura Carabello Delgado. Yamenyekanye cyane kubera uruhare rwe nka Tokiyo muri filime y'uruhererekane Money Heist, La Casa de Papel. Umukinnyikazi w'umunyesipanye yavukiye i Barcelona ku ya 11 Kanama umwaka w'1989. Yatangiye kugaragara kuri televiziyo afite imyaka 13 gusa, aho yakinnye muri filime nka Mirar del Cante mu mwaka 2002 ndetse na Venta del Para yakinnye mu mwaka 2005 kugera mu mwaka 2006. Izina rye ryatangiye kumenyekana cyane muri Espagne ubwo yakinaga Luis Gomez muri filime y'uruhererekane rwa televiziyo Fisca cyangwa Kumika kuva mu mwaka 2008 kugera mu mwaka 2010, aho yashimangiye ubushobozi bwe mu mwuga w'ubumenyi n'ubuhanzi. Yakomeje kugaragara muri filime nka 14 de Abril 2011 ndetse na filime Gra Reserva ikindi mu mwaka wa 2013. Mu mwaka wa 2017 uyu mukobwa yabonye amahirwe yo gukina nka Tokiyo muri Money Heist, filime y'uruhererekane yaje kuba ikimenya bose ku isi yose. Uruhare rwa Tokiyo, umugore w'intwari w'umunyamurava kandi utungurana, rwamuhesheje kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Mu kiganiro yagiranye na Vogue Singapore yavuze ko gukina Tokiyo byamuhinduye ku rwego rwose. Ati, ubuzima bwanjye bwahindutse cyane kuva ntangira gukora Tokiyo muri Money Heist. Nyuma yo kugaragara muri La Casa de Papel, Tokiyo yakomeje kwagura umwuga we ku rwego mpuzamahanga, aho yakinnye mu mafilime nka Snake Eyes mu mwaka wa 2021, aho yagaragaye nka Baroness. Uretse ibyo, yanabaye ambasaderi w'ibirango by'imideli bizwi nka Bulgari kuva mu mwaka wa 2018. Mu buzima bwe bwite, Tokiyo ari mu mubano n'umukinnyi mugenzi we Chino Darin kuva mu mwaka wa 2016. Aba bombi bahuriye mu gukina filime y'uruhererekane La Embajada mu mwaka wa 2016. Uruhare rwa Carabello na Tokiyo rwagize ingaruka zikomeye ku mwuga we, bituma amenyekana ku rwego mpuzamahanga kandi akundwa n'abakunzi ba sinema ku isi yose. Mu kiganiro yagiranye na Philippine Star yavuze ko gukina nka Tokiyo byamuhinduriye byinshi. Ati, gukina nka Tokiyo byahinduye ubuzima bwanjye ku rwego rwose. Tokiyo ni umukinnyikazi w'umuhanga wigaragaje ubushobozi bwe mu gukina uruhererekane rwe nka Tokiyo muri Money Heist kugeza ku yandi mafilimi mpuzamahanga, kandi akomeje kugira uruhare rukomeye mu ruganda rwa sinema. Uyu ni umukobwa ukunzwe cyane. Niba nayo hari umusitari wifuza ko twagukoreraho, watubwira muri comment nta kibazo. Wakoze kunkurikira. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao, hasta la vista.